ese ashimwe nyinshi sibyo. Reka rero dusabe abantu bagiye ku wa muntu uvuga imibereho yakundirwa bageze hano. Turashaka ko umuntu wese uvuga akoresha iminota ibiri kugira ngo byose bize kugenda neza. Imibereho ya pastor ni miremire cyane ku buryo abantu bose bafite icyo bavuga bavuze ntabwo twaza kurangiza sibyo. Ubwo rero hari gahunda yateguwe tugiye gushyingura iraza kubera mu mirambo muri sale, abantu baraza kwirigura.